Ndagusuhuje. Ese nawe ujya ubona ukuntu u Rwanda ruri kwihuta mu iterambere? Imihanda myiza, inganda ziteye imbere, inyubako ndende ndetse n'abantu bambaye neza baba batembera mu mijyi itandukanye y'u Rwanda. Nawe se uri muri abo bagafashe bahora babaririza aho byabereye? Cyangwa wowe uri muri ba bandi bafite imbaraga zo gukora, bafite impamyabumenyi ariko kugera n'ubu bakaba batarabona ubaha akazi? Niba ukiri mu bashakisha akazi, iki kiganiro ni wowe kireba. Nugikurikira kugera ku musozo wacyo biraba bihagije, ntuzongera gusaba akazi ukundi. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe uburyo warekeraho kwirirwa wirukankana amadosiye hana hariya ngo urimo urasaba akazi, ahubwo akaba ari wowe ubwawe wihangira umurimo, maze ahubwo nawe ugahinduka rwiyemezamirimo cyangwa umushoramari. Kuva tukiri mu ishuri twatojwe gusaba akazi, aho umuntu yiga ashaka kuzakora mu bigo runaka, byaba ibyigenga cyangwa muri leta. Ndetse yewe n'igihe duhitamo ibyo tugomba kwiga, tugahitamo ngo ibikunze kubona akazi, ngo ibyo umuntu aziga akabona aho adepoza. Gusa iyo sisiteme irashaje, ni nk'uko twavuye muri analogue tukajya muri digitali. Tugomba guhagarika kwiga dushaka kuzakorera abandi, ahubwo ukiga uvuga uti ninsoza nzajya hanze nkoresha icy'ubumenyi mvanye mu ishuri. Ubundi iyo umuntu avuze ngo nta kazi gahari, mu by'ukuri avuze ko nta muntu uhari wo kumwishyura, ubundi ngo amuhe amabwiriza yo gukurikiza. None se urebye neza ukitegereza muri sosiyete utuyemo, nta bibazo birimo bikeneye gukemurwa ku buryo wakwiha amabwiriza yo kubikemura, maze sosiyete y'ubwayo ikakwihembera kandi wabikoze mu buryo bwawe ntawagushyizeho amabwiriza ye, akenshi aba anagoranye. Ushobora kwibaza utese imyanda yacu iri gucungwa neza ku buryo bwuzuye? Ese ingufu z'amashanyarazi n'izindi ziri kugera kuri buri rugo ku giciro gito? Ese ibiribwa biva mu murima bikarinda bigera ku isahani nta gihombo kibayeho? Nyuma yo gutahura ikibazo gihari, uzamenye ko gukemura icyo kibazo ari akazi kadafite nyirako, maze ukifatire. Aha tugeze tumaze kubona ko akazi katabuze, kuko ibibazo byo gukemura muri sosiyete biruzuye, kandi kubikemura nibyo bitanga akazi. Nuvuga ko akazi kabuze, ubwo uzaba uvuze ko muri sosiyete ubarizwamo nta bibazo birimo wakemura. Ahangaha ushobora kwibaza uti ese niba ikibazo cyo gukemurwa ntakibonye, ubushobozi bwo kugikemura bwo buzava he? Niba usanzwe ukurikira ibiganiro byacu hano kuri Kwizera Leonce Official, hari icyo twavuze kuri iyo ngingo yo gutangira umushinga uwuhereye hasi cyangwa ku ntambwe nto, nyuma ukagenda wagura. Nukenera gutangiza umushinga uwutangije miliyoni y'idolari ntabyo uzashobora, kuko nyine uri umukene. Ahubwo ukora ku buryo utangiza amafaranga make ashoboka. Ushobora gutangira ukoresha ibikoresho byakoze, cyangwa se ahubwo ukanakoresha ibikoresho byajugunywe ukabibyazamo ibindi. Ikibazo ni ubumenyi bwo kubikora. Reka turebere hamwe ubundi buryo bwa kabiri bwo guhangana n'iki kibazo cyo gutangira. Niba nta mafaranga ufite, ubwo nyine ufite umwanya uhagije, kuko ntacyo umaza. Fata uwo mwanya wawe uwukoresha usesengura icyo kibazo ushaka gukemura. Ni izihe nzira ugiye gukoresha ugikemura? Ni ubugenge, ni ubutabire, cyangwa ni inzira z'ubukungu? Numara gutegura izo nzira, shaka abahanga bakurenzeho muri ibyo, bakubwire niba ibyo utegura bizatanga umusaruro. Nibamara kukubwira ko bishoboka, bizatanga umusaruro, noneho ukurikizaho inzira ya kabiri yo gushaka abafatanyabikorwa n'abaterankunga. Nubwo bwose turi mu Rwanda, ariko ibibazo biba ari rusange ku isi hose. Nk'ubu nta hantu badafite ibibazo byo kuba ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byarazamutse. Uramutse woroheje ibibazo by'ibicanwa cyangwa iby'ingendo mu Rwanda, wazisanga uwo mushinga wawe ukenewe ku isi yose, bityo ugahinduka umugwizatunga bivuye mu gukemura akabazo gato kakubangamiye wowe ubwawe. Nuko amakampani manini y'ubucuruzi ku isi yagiye avuka. Dusoza iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi, reka nkubwire ko kudepoza ushaka akazi ari ibintu byo mu kinyejana cya 20, naho gushaka ikibazo gikeneye ibisubizo byawe bikaba ibyo mu kinyejana cya 21. Mu yandi magambo, gusaba akazi byarangiranye n'ibihe. Ubu ibigezweho ni ukwihangira umurimo. Tegura neza umushinga wawe, nurangiza ubushakire abafatanyabikorwa cyangwa abashoramari biteguye gufatanya nawe kubaka ejo hazaza uri gutegura. Ndagushimiye. Aha niho dusoreje iki kiganiro. Duhura ubutaha mu bindi biganiro bivuga ku mafaranga. Ntibibagirwe gukora subscribe. Hasta la victoria siempre.